Ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ni kimwe mu bibazo byibasira urubyiruko muri iki gihe, aho kuri ubu imibare ikomeza kugenda izamuka umunsi ku wundi. Bamwe mu rubyiruko bakoresheje ibiyobyabwenge ariko nyuma bakaza kubivamo, baravuga ko ahanini biterwa n'agakungu k'urungano ndetse n'ibibazo byo mu miryango. Ngiye kwiga biba ngombwa yuko nza guhura n'inshuti mvuye hano muri internat, n'inshuti zigentroduza ku bindi bintu bishyashya biza kumviramo ububata cyangwa addiction. Cyatumye mbireka no kubabazwa n'ubuzima nari mbaye. Nari narahombye ibintu byinshi, nkaba mbona ntafite icyerekezo. Cyabineye nuko nari maze kubura umubyeyi wanjye, papa wanjye wankundaga, nsigarana na mama wanjye kubyakira biramunanira, rwara agahinda gakabije aransiga, nanjye kubyakira biranga, ndetse no kuryama mu nzu njyenyine bikajya binanira. Nuko natangiye natekereje kubikoresha. Naje guhura n'inshuti mbi mbwira ko ngiye nkoresha urumogi nakira ku gahinda, nkakira stress, nkajya mbona n'ibitotsi kuko ntabwo nabashaga gusinzira kubera nabaga ndi mu nzu njyenyine. Ingaruka byangizeho, nari umukobwa wubashywe ku musozi, nagirwaga icyizere cyane ariko ku rwego rwo hejuru. Ababyeyi bose barantakaga, ariko ubwo nahise ntakarizwa icyizere. Iyo ni ingaruka natewe no kunywa ibiyobyabwenge. Kwiga byarahagaze, iyo nayo n'indi ngaruka, hari n'izindi nyinshi cyane ntabasha kuvuga. Uhura Valence ni umuyobozi muri komite y'igihugu ishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge muri Minisiteri y'Ubutabera. Avuga ko kuri ubu leta yakajije ibihano ku bantu bakora n'abakoresha ibiyobyabwenge mu rwego rwo guca intege ababyishoramo. Igifungo cya burundu kiraza ku mucuruzi, kuwubikora. Ubu ngubu iyo tuvuga ubikora rero ntabwo tuvuga wenda ukora inzoga, kuko unyweye inzoga nyinshi cyane nibyo tugufata wenda nk'uwanyweye ibiyobyabwenge, cyangwa harimo inzoga zirengeza igipimo cyemewe, nazo dufata nk'ibiyobyabwenge. Dr. Darius Gishoma, umukozi mu ishami rishinzwe ubuzima bwo mu mutwe n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, arahamagarira urubyiruko kwirinda ibigare no kwigana abandi kuko ari bimwe mu bibashora mu biyobyabwenge. Urubyiruko twabwira ko ibiyobyabwenge ntabwo ari ibiryo, si umuti, kuko iyo bigeze mu mubiri ibiyobyabwenge kandi bigatuma bimbata. Mesaje nini ya mbere ni kwirinda ko urubyiruko ruhura n'ibiyobyabwenge. Kugeza ubu mu bigo ngororamuco habarurwamo abantu bagera ku 6,460 bakoresheje ibiyobyabwenge, mu gihe ibyaha bijyanye nabyo biri mu nkiko bigera ku 4,000. Naho abagera ku 5,000 buri mwaka bo bagana inzego z'ubuzima kugira ngo bahabwe ubuvuzi ku ndwara batewe n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Rafiki Kabenga, Flash FM, i Kigali.